nubwo bwose nyine bariya iyo bashyushye cyane bishe Kizito muzaze mumuhorere kuvuga gusa muvuga ubusa. wabivuze afite ibyo yari ashatse kuvuga, afite n'abo yabwiraga. Nimba bavuga ngo umunyarwanda bamuha inkoni aje kuragira, uzi ko se abavuga ikinyarwanda bose bagira inka? Intambara turwana muri Kongo turayizi, nta nubwo ari u Rwanda rwonyine, mwe muri abakozi babatumye, muri abakozi. Etaje nini yirimo muje muri hara rero ngo mwatsinze mukora amafaranga. Museveni ntiyabigusobanurira, ntiwabyumvishe namwe, ntabwo wabisaba. Kandi Museveni atarabivuga twari tuzi ko ari coalition ya peuple nilotique iri gukorera abazungu kugira badestabilize igihugu cyacu. Nkusi ibintu buri kutubesha nibi uzi ngo tuyobewe ikinga M23 ifite imbaraga izikura hese. Nta muzungu ni wapfira mu ntambara za M23. Aba nabona aba video. Ese mu Rwanda mufite aba RDF abazungu, mu gisirikare cyanyu hari abazungu bahari. Mukura drone ko namwe mufite amadrone, u Rwanda rukora drone. Biriya byombo mufite si byanditsweho u Rwanda, ibyombo motorora mukoresha zifite umuntu y'u Rwanda. Nakubwira ngo nanjye bankoreyeho sensibilisation, ndanga bambwiye ibyanyu byose nge ndabizi. Wabesha abantu ariko njyewe nzi ibyari by'intambara turimo turayizi. Kongo nimba igwanaga n'amastrategie ifite ibyiri gutegura, ntabwo turavuga ngo tubiyahureho kandi tuzi imbaraga mufite naho muzikura. N'ababakoresha bakitwihishemo, ibyo byose bizashira bizatinda ariko bizashira. Kandi muzi ko intera tugezemo tutagikorana nabo mwishingikirije. RDF yameze kuja mu mutwe hejuru y'ibyo dukorera. Navugaga nani afunalo baraba RDF nalo baba muri Grand Nord. Baba muri Grand Nord nibo nakubwiraga, suzi igihe bamaze muri Kongo sikera baje. Na M23 rero ni RDF yindi sa yaje, ni zizaba abateroriste nka ADF nalo ntabyo yari yageraho, nta n'igiteze kugeraho. N'abateroriste, namwe muri abateroriste. Ibyo mukora bihahuje nabyo n'ibikorwa byabo neza, mwica abantu. Mbega ntaho mutaniye, mumeze nka RDF. Heureusement ko bashaka abatraité z'abateroriste, nta kibazo kirenzeho. muri abateroriste, niba wigeze kumvaho banegosiye umuteroriste, uzamenye ko ibyo mwashatse simuzabigeraho. Nihabaho indi constitution mondiale yo kuvuga ngo no on doit négocier avec des terroristes, bazabanegosiye. Mais icyo nzi cyo nta bazabanegosiye. N'umuturage azi ko yumvishe ngo leta ya negosiye M23 bakora ikindi cyamate na kindi cyo kubasekura. Muze rero mupfe, muzatinda mupfe tu. Muzatinda muri Kongo, mwange gutaha, mwange kumva, ariko urupfu rwo ntiruzaza rurabanga, kuko ubwo ntabwo nta kontra mufitanye. Rugomba kubatwara igihe rushakiye. Drone zikaza zikabasukaho amapapayi, amasuko gakaza gakabibakorera. Hasi hari abana baba bari kubaviza mu jisho. Dufite amahelikopteri, ibyo byose bikopale juyeni. Ibyo byo mugomba kubimenya, mufata mudafata. aho mwaziye mwari mwafata, aho mwari mwarafashe kuva kera. Ntawe biciye intege, nta n'icyo bivuze.
mbifurije ibyo nanjye nifuza, mbifurije ibyo mwifuriza abandi. Nk'uko bisanzwe rero gahunda y'umunsi nari nayishoje, ariko ku busabe bwa benshi muri mwe bakomeje kumbaza bati kumaze iminsi 2 utatuha amakuru y'urugamba uko hakurya bimeze, utumenyesha uko bimeze biti. Ku cyifuzo cyanyu rero numva ngomba kubagezaho uko byifashe, amakuru mfite. Bundi nari maze iminsi igeze kuri 3 ndimo ngerageza gucukumbura ibintu cyangwa se ibisubizo nageneye umuntu witwa Jean Paul Turayishimiye nk'umutware w'abakono. Ngerageza kumubwira ko mu by'ukuri nta mukono utari umurunari, uretse ko nta n'ikibazo Kayibanda yigeze agirana n'abakono, kuko benshi banagiye cyangwa bahunze inkota y'Imbilimana Matovu kwa Rwabugiri. Simpamya rero ko yaba ari Jean Paul, yaba ari se, yaba ari nyina, yaba ari sekuru baba baravuye mu Rwanda bahunga Kayibanda, kuko ntacyo bamuhungagamo, ku buryo ahindukira akikoma izina Kayibanda haryumvise hose, agasizora nk'uko mwabyumvise. Rero namuhaye igice cya mbere ngaragaza ibyabaye muri 58, 59, 60 kugera ndetse 61. Uyu munsi namugeneye igice cya kabiri, ndetse hasigaye n'icya gatatu, ndetse hazaza n'ibindi, kuko ndashaka gucukumbura kubirebana n'imitungo abatutsi b'indatwa basahuye igihugu, babanje kuyohereza mbere y'uko bava mu gihugu, umutungo w'igihugu bajyanye, ndetse hakaba n'undi mutungo w'igihugu nawo biyitiriye bagarutse, harimo amazu n'amashyamba, birumvikana, byari bya leta, bari baragenewe n'ubwami nk'umutungo w'igihugu, bari babatije cyane nk'amacumbi, ariko banyuma bagarutse baza kubyiyitirira, cyane ko n'umusushefu wasigaye nawe wari umusushefu usanzwe Mbonyumutwa, nawe hari aho yari yarahawe ariko arahiyitirira umusozi wose, naho yari bari barabasabye gutera amashyamba, ibwami bari basabye gutera amashyamba nk'amashyamba y'igihugu. Ayo mashyamba nayo abashefu, abasushefu n'abatware baragarutse barongera barabyiyitirira kandi atari ibyabo. Tuzabigarukaho muri iyi minsi, nagira ngo kugira ngo nzabashe gusobanurira abatabizi, ariko cyane cyane nanasobanurire Jean Paul Turayishimiye ko nta uzongera kumuheka, nubwo ari umutware w'abakono, ariko ubwo abakono bazamuheke, ariko simpamya ko hari undi muhutu cyangwa se undi munyarwanda uzemera kumuheka, ntabwo bishoboka. Kubirebana rero n'intambara cyangwa se imirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo nk'uko mwabinsabye, mwarabyumvise kuva ejo kuwa gatanu, RDF barashe kajugujugu y'igisirikare cya Afurika y'Epfo, hakomereka abasirikare 2 bari barimo, hanyuma ariko ibasha kugenda, ibasha kugwa, ku buryo bagiye kwa muganga ntawapfuye, ariko barakomeretse. Sinzi impamvu batabyigambye abantu bo muri RDF, ariko nibo babikoze. Ikindi bakoze ku munsi w'ejo ni ugutera bombe muri centre ya Mugunga, ni mu nkengero z'umujyi wa Goma, yishe abantu 2 ikomeretsa abandi. Hapa tuko mu avenue 17 janvier ya quartier Mugunga, commune ya Karisimbi. Communauté internationale, communauté nationale, tunabambia kama population ya Mugunga iko parmi population ya 18 quartier ya ville de Goma. Ikapata menace ni Goma yote ambayo imepata menace. Ndio kwa maana tunasema hapa mu avenue 17 janvier, kama leo bombe yenye natoka kwa adui M23 inapasha anguka hapa. Et donc toute la ville de Goma est en danger.
Na we mwenye uko Mabanga, we mwenye uko Murara, we mwenye uko Majengo, kama Mugunga kunaanguka bombe, ituinterpele kama deja ville de Goma iko menacé na ba terroriste ba M23. Gouvernement munapasha kufanya jitihada zote na kutafuta mambinu zote pour que menace isese. Hii ni bombe inapeze sana. Ni juu hamuko karibu kuinyangula iko ngufu. Imeua watu ngapi? Hapa imeua watu 3 mwaka. Hapana, 3 blessés. 3 blessés na combien de morts? Hakuna malikufa. Alafu mutuambie kama il faut combien de morts juu igere ishe? Il faut combien de blessés juu igere ishe? Parce que on vient de compter assez. On vient d'enterrer assez. Ba blessé bameenda ku hopito, kuma hopito za mville de Goma, na tungali tunachunga gouvernement ituambie jusqu'à zakango tutadeklare guerre na Rwanda. Merci beaucoup. Hanyuma ubwo ikindi cyabaye ku munsi w'ejo hashize ni intambara nyine yarimo ica ibintu muri Rucuro na Masisi, ariko amakuru nabonye nayo muri Rucuro, aho ku munsi w'ejo barwanye biza kugera ndetse mugoroba saa 1, saa 2 kugera saa 3 za nijoro barimo barwana bashaka kwevakiwa, gutorokesha inkomere n'abapfuye. Bamwe rero bashoboye kubatwara, abandi ntibyakunze, ariko amakuru ufite nuko mu bapfuye harimo n'aburuhu rwera, babatwaye bapfuye barimo n'aburuhu rwera. Hanyuma ikindi nuko bafashe matekwa batari munsi ya 25, bafashe n'intwaro za SMG nyinshi nziza cyane, zimwe zirasa anti-tank. Hanyuma icyo nababwira nari ndimo mu gitondo maze koherereza abantu amwe mu mafoto y'abahaguye bambuwe izo ntwaro, nanashyizeho inyandiko ndavuga nti kandi ubu ngubu dore ko baba youtuberi ba Kigali batagira isoni, mu kanya baraje bavuge ko aba bantu ari abarundi RDF yishe. Effective muko nakabivuze, hari wahise mu kanya arambwiye ngo witwa ngo kuri Facebook umuntu wiyita ngo ni Soni Umukundwa, ngo yamaze kuvuga ko ayo mafoto nabahaye mu gitondo kuri Facebook ngo yavuze ngo n'ay'abarundi ngo baguye muri Kongo ngo bishwe na RDF. Uko nabitekerezaga niko yabikoze, ariko numvise baba youtuberi ba Kigali nta urabivuga, nta uravuga ko ari abarundi, ntibabura kwigamba ko bishe, ariko nta urabivuga, nta nuragaragaza ayo mafoto. Ariko icyo nababwira nuko n'intwaro babakuyeho n'izizi ngizi nabashyiriyeho, ariko amafoto y'abazambuwe yo ni marufuku nta wayashyiraho. Ikindi mbabwiye nuko bazamburiwe kandi banaguye ahitwa kuri shene ya Gaza muri Rucuro. Ntabwo mpazi umuzarendo wabimpaye we ari ku front line, ntabwo ari inkuru nakuye ku muntu uri ku ruhande, oya, umuntu uri ku front line niwe wambwiye ati rwose ahangaha turi bahita kuri shene ya Gaza, niho twamaraniye abantu turabarasa, ariko ntibumva. Ati abanyarwanda mumeze nk'urubingo, iyo ushaka ko rushibuka rukaba rwinshi ngo urarutema. Ati rero ati turarasa turasijana bugacyakaza 300. Twibaze uretse ko ngo binjira babareba bakabihorera, ubwo nyine icyo bashaka barakizi. N'ubundi kurasiriya kajugujugu no guterera ya bombe imugunga, bombe imeze nk'imwe barashe mu mujyi wa Sake ushize, ni uburyo bwo gushotora ngo barebe ko ikibyimba cyaturika, intambara igahomboka. Ariko kandi wazarendo ejo numvaga ibyo ambwira rwose nsobanurira numva bisobanutse, avuga ati bashatse ko turwanira hano, kandi koko niho hanini, ntabwo dushaka kujya kurwanira mu banyarwanda nabo batibereyeho. Dufite ikibuga twebwe, dufite imisozi, dufite amashyamba ariho ubusa, nibaze twesuranira ahangaha mpaka hazagaragare imbwa n'umugabo. Ariko ibyo ngibyo bigaragara ko RDF
kubera ko ikomeje gutakaza cyane noneho ntabwo ibishaka. Kuwa gatandatu yigishize plutôt ku cyumweru no kuwa mbere barasaniye Mugunga ariko bashaka ko Wazalendo na FARDC bakwibeshya bakarasa ku butaka bw'u Rwanda cyangwa bagakurikirana birukanse bakabageza mu Rwanda kugira ngo intambara ihomboke. Ibyo rero Wazalendo na FARDC barabyirinze. N'ubu rero kujya kurasa hari Isake no kurasa Mugunga nibyo bashaka. Barashanga intambara ihomboke. Kandi Wazalendo ibyo ntibarabishaka. Baravuga ati oya nibaze dusekuranira ahangaha iwacu hari ikibuga niko Mubaraka yavuze, hari umwanya rwose nibyo ntibakomeze baze twesuranira ahangaha mpaka tuzabibona imbwa n'umugabo. Ibyo rero nibyo u Rwanda rutagishaka, ubwo muhaye mwumva bagira biciraguraho kuriya ntibabishaka, barashaka ko bihomboka, kandi guhomboka ubwo hazamwe ibindi. Na bimwe Museveni yajyaga kugaba igitero akoresheje Sukhoi 30 akajya kugaba igitero kuri FARDC, bwari uburyo bwo guhorera abishwe, narabibabwiye. Ejo rero umunsi w'ejo nibyo byabayeho, byuko barashe kajugujugu y'igisigaye cya Afurika y'Epfo, barasa bombe imugunga, hanyuma mu buryo bwo gushotora, hanyuma aho barimo barwanira, ngiye amakuru nabonye n'ayahitwa kuri shene ya Gaza, aho bakubitiwe rwose, bahabwa isomo, hafatwa mpiri abarenga 25, abandi baricwa bamburwa intwaro, abandi bashoboye guhunga. Kandi amakuru ahari nuko harimo n'aburuhu rwera, si ngombwa kuvuga ngo bakomoka hana, ariko babamenye harimo n'aburuhu rwera. Ngayo nguko uyu munsi rero kuwa gatandatu intambara n'ubundi ziriwe kwa kundi, ariko mu mazakanya mwumva Kigali barimo bavuga ngo bafashe Sake, bafunze umuhanda wa Sake, sinzi ngo aherekera Minova, ibintu byinshi. Reka mbabwize ukuri, ubu dore ni saa 10 saa moya, ni saa moya irenzeho iminota mikeya, keretse niba bahafashe saa 12:50, ariko kugeza saa 12:30 nta kibazo umuhanda wa Goma Sake wari ufite. N'ubu ndahamya ko nta kibazo ufite. Intambara yiriwe, imirwano, isibaniro ryiriwe ahitwa Kitonga, hahuriye n'umuhanda rero wa Minova cyangwa wa Goma Sake. Ntibababeshye, ni ukubabeshya, kandi ntago ari igitangaza, kuko ni uguha nyine morale abarimo. Abategereje ubu hari abari standby bavuga ati mwitegure mu gitondo murambuka, mwitegure namwe mu kanya muragenda. Ubu mu kanya arabagiye gupasura binjire, ariko ikibazo urinjira barakureba, drone zirabareba, Sukhoi zirabafotora, murinjira babareba. Igihe cyanyu nikigera, umunsi wanyu aho bagomba kubakubitira, nimuhagera bazahabasanga babakubiti. Niyo mpamvu murambwira abana b'Abanyarwanda nti murashaka iki ku butaka bwa Kongo? Kuki babashumura muri Kongo mukemera? Mwashize muri guta abana, n'abagore banyu, muri guta ababyeyi banyu, muri guta inshuti yanyu, mwashize. Voilà, tunadhibiti deja ile eneo yenye adui alikuwa iko ndani hivi. Adui ashajenguka kabisa, ashajenguka na tuko namfuata mpaka kote kwenye alitokaka. Baruta haiko Rwanda, Baruta ni Kongo bwana. Keba position na biso balingaki bazwa basi bazongi sie zwami deja bameka tomonisa bango bakoyoka nde mongongo ya kibinda tokende kaka. Kuki mushumurwa muri iyi mirwano mukemera? Murajya gushaka iki muri Kongo, ko intambara ya Kongo mudashobora kuyitsinda? Bavandimwe rero, wenda ejo tuzakomeza cyangwa ejo bundi, kuko nshaka kubanza gushyira hanze ibi bintu by'abarunari n'umutware wabo Jean Paul Turayishimiye. Wumvise bavuze ngo izina rya Kayibanda akaribwa agatunara,
ariko tuzajya tunyuzamo nyine amakuru ni ay'ingenzi aya ngombwa y'ingenzi ku butaka bwa Kongo tuzajya tuyababwira. Hanyuma ubwo icyo mbasezeranyije ni uko icyo nshaka kureba kuzababwiraho ni ibirebana n'imitungo y'igihugu abantu bavuye mu Rwanda muri 59 60 bagiye bajyanye, hanyuma mbabwire niyo bagarutse bakiyitirira bakayigira iyabo bwite kandi yari mu mutungo w'igihugu, imitungo bari barahawe baratijwe n'ubwami nk'uko leta itiza abakozi amacumbi cyangwa se ibindi bintu. Nzabaha n'ingero z'amazu z'amashyamba abo batware izo ndatwa zagarutse zikiyitirira kandi bari barabihawe nk'intizo. Yewe n'amashyamba ubwami bwari bwasabye ko Rudahigwa yari yasabye ko batera amashyamba ku misozi, ayo mashyamba yose abatware bayateresheje baragarutse bayita yabo bwite kandi ari umutungo wa leta. Nzabaha ingero. Ndumva rero nabashimira kandi mbifuriza komeza kugubwa neza na hejo Imana nibishaka murakarama. Urakarama musaza, nuko ibintu bimeze bo bariyahura gusa ngo barebe niba baba negosiya. Ahandi ho bitaga kugwanisha umutwe n'ikibuno. Dukore bino bibe nk'ibitangaza batunegosiye, dutera iterabwoba mu bantu batunegosiye. Teroriste nibyo bigenderaho ndabindi kugira ngo wenda bakugweho iryo zina, ariko ntibizavaho ntibabanegosiye. Imbaraga z'u Rwanda turazizi mana yanjye, nizo z'Ubuganda bavuga nazo turazizi. U Rwanda n'Ubuganda kwishira hamwe ntacyo bivuze. Aba basutena kweri barahari, ariko natwe nta tubahangayikiye abo babasutena. Kongo yagize ubwenge baje bamenya neza ko tutakiba ku ruhande rwa Etats-Unis, ntituri ku ruhande rwa Europe, twewe ira Union Européenne. Kwe ubu ngubu dukorana n'Ubushinwa, dukorana na Corée du Sud ndetse na Corée du Nord. Je pense que nabyo biri mu nzira dukorana n'Uburusiya. Simbigira ibanga kuko mutazaja kubashuka ngo wenda murabikora, byakozwe officiellement. Uno nta kintu na kimwe dufite dukora Etats-Unis. Ibidutesha umutwe ni UN kiri muri Kongo, nimara kugenda byose bizatungana kandi nayiri gushira. Igihe cyo kuba muri Kongo cyarashize, bari kubongeza ibihe byo kugira ngo babe bari gukora evacuation. Mu Rwanda rwo niyahura mugenda nubwo bafata amasisi yose, nziko ntacyo bizatanga. Cyambu cyawe point strategique bafashe nizihe zatuma wenda leta icika intege ikavuga ngo urugamba ntibari rushoboye banegosiye ni nibazagende bafate na kara kanombe ko mu Rubaye. Nzi ko batazakabamo mirire, bazakabakuramo bavemo bari kwiruka nk'imbwa zitamuka babinze imirizo, kuko ntabwo ari bwo bwa mbere baraba bahageze. Ntacyo bashoboye, bafite imbaraga zo kwiyahura, niko navuga. Barabamaze banacabamara, baze barabara abantu bo bahamba ku munsi, babare n'aba guverinoma bahambwa ku munsi, niho bazamenya ko urugamba batarushoboye. Hano abaturage b'u Rwanda bo abafite ubwenge bamenye ibyo gukora, n'ubundi u Rwanda ruzasigara ruri vide. Tuze turucomeke kw'iyi Kongo yacu, amategeko muyagendereho nk'uko tubishaka. U Rwanda rwanyu ruveho, Republique Rwanda nibareba nabi yizava. Gusa ko nta byifuriza abanyarwanda, kuko abanyarwanda bose batari mu iryo tiku. Ariko ntibagire ikibazo, tuzabayobora neza nta kibazo kabisa. Kongo abakongomani nta kibi cyacu, tuzabayobora neza kandi muzabaho neza, muve mwako gahato n'iyo dictature ya Kagame ya FPR ya ingoma ya Karinga imwe wagira ngo ni ingoma irenze n'iya Farawo. Ubukene ni ukuba udafite ibintu biri basic, ibintu ukeneye, ariko ibyo
ukabyemera uko bimeze ugashaka uko bivamo ukaba ushakisha uko bivamo ariko ubutindi ni ukuba ubirimo ukabigeramo n'umutima mubi wabaye umutindi n'ubwo bukene ntuzabuvamo iyo uri umutindi ariko rero abatindi n'abakire baba abatindi murabizi pe umukire aba umutindi ni ukuvuga ngo bwa bukire ntacyo bunamumariye mu mico yacu rero iteka mu byo dukora ibyo ari byo byose tujye twirinda ubutindi uburiganya waba umukire waba umukene irinde ubutindi n'uburiganya